umuturage nyabaki ese ushobora kuyifasha ku rwego rungana gute ushobora kuvuga mu buhe buryo ese ushobora nyine uri proud y'icyo gihugu cyawe mu buhe buryo niba utayibonye izo mbaraga zo kugerayo ni defend niba mani n'ubundi urubyiruko rwagutse rukavuga rushoboye kuba kugira muri rukavuga bro bakavuga kuko nimba wowe ntabwo ushoboye gufata imbunda ariko byibuze kuvuga uravuga ushobora no kubona bishoboye ariko utazi uburyo wabigeraho kuko ntago nose M23 hina abantu musa M23 kuri televiziyo ndio ndugu kama inawezekana unalansa hata kubakubwa pelete hata bakubwa bayulu banawazaki umu mgoma hamuna tena hata soda mwame tuko mingi sana tuko ba mingi sana tunafuchama tu pale vile Monisco tena njoo anatoweka mimi Monisco naye chakula ya kutupashia inaanza isha unaona banaanza kutupashia boîte ya sardine de personnes kuboate moja na boto na dame tu vile sama maya juu pate maya kunya problème impunzi zibayo nabi kuko hari umwana usanga amaze nk'imyaka 10 mu nkambi ariko atari yabona mama we atazi nimba ari muzima man bafite depression zabaye atazi nimba yarapfuye urumva ubwo uwo mubyeyi we ahari ameze gute ese tuvuge nk'impunzi ziri mu Rwanda mu Burundi mu Uganda na Kenya ndetse na Tanzania ziri z'abakongomani iki nicyo gihe cyabo kigeze cyo gutaha angwa okay bizere ko M23 igihe cy'impunzi cyo gutaha kigeze kuri zo batakiri kwitwa impunzi aho baherereye none se ubundi kangomaza utekereza ko M23 yaje gutyo gusa M23 ntabwo yaje gutyo gusa utekereza ko M23 yaje gutyo gusa mu kabika mu gitondo ngo ngiye M23 M23 ni ikintu cya ni projet n'ubundi ni nk'ikintu cya ngiye numva ko ari nk'ukuntu inkotanyi zabaye ziba mu Uganda bijya gusa ariko ibyo byamubuto bivuye ubundi ikintu gito gikurikiraho ubundi muri make uzashaka igitabo bita Challenge of Congo cyanditswe n'umugabo witwa Kwame Nkrumah nicyo kirimo byose ubundi hari ibintu nyine urumva nimba navuga ngo ni ubwenge nimba ari ubugeni nimba ari ukwerekwa sinzi hari ibitabo dusoma byaba byanditswe kera nyine ariko ugasanga ibintu cyavuze biri ugasanga nibwo biri kubatu ibyo biboro rero niho ibyo twatangiriyeho nibyo niho wabisanga gusa nk'ukuntu leta zagiye zikurikirana ukuntu nyine ingoma ukuntu zagiye zihererekana ariko ntacyo bimaze nyine nta kintu byigize nubwo perezida nyine ajyaho avuga ngo nzakora ibi ariko nta kintu nyine gihinduka nyine tuna rero icyo gihe niho haturutse leta mbi irimo ubujura ihohota urumva nyine nihohota niho ryaturutse ubundi iyo leta mbi yaje ibangamira ubwoko bumwe oya icyo gihe kera byari muri leta urumva izi za ruswa ntabwo zirebera ku bwoko kurya amafaranga ya leta uvuga ati nzakora imihanda ariko ntayikore kuko abavuga ati perezida ntabwo azava ikica asanga agera hasi cyari ikibazo cy'abayobozi bo hasi nabo hejuru byose mbese yego nyine nabo hejuru ariko abo hasi ubundi abo hasi nibo bahereza umukora bati fata amafaranga ahwanye na bije runaka ugenda ukore kiriya kintu none uwo muyobozi niba uwo aryaho uwo hasi kurya ahera hanze akaryaho uwo hasi akaryaho urumva nanone ikibazo gituruka ku nzego zo hejuru kuko ntabwo zize zisuzume zirete ya projet yarakozwe urumva ntabwo uwaguhaye projet waba uzi neza yuko isaha n'isaha ajya aza kugusuzuma wareba aho yigejeje urumva niba ubizi ko ahora aza kugusuzuma areba aho ugejeje projet
ugomba kubikorana umwete ukabikora nk'ibyawe ariko impamvu nabo babikoraga abayobozi bo hasi bakaba bariganya iyo mihanda n'iki nuko babaga bazi ko leta yabo nta kintu yitaho. Iyo mpamvu nyine ntabwo bagiraga controller, ntabwo bagiraga management, ntabwo bagiraga ikintu kuvuga ngo urakurikirana ikintu from the starting point kugera ahantu ibintu birangiriye wapi. Rero izo ngaruka nizo zaje zikagera hehe, zikagera n'ubu zikurikirana igihugu nzira nawe kugeza ubu rero kuri leta Kabila kuva kuri leta Gisegeti kuva kuri leta bundi hagati ya Gisegeti na Kabila muto Joseph Kabila Kabange Joseph Kabila Kabange niho byaturutse ubundi biva kuri ubundi rega M23 ubundi kangomaza utekereza ko M23 yaje gutyo gusa. M23 ntabwo yaje gutyo gusa. Utekereza ko M23 yaje gutyo gusa mu kabika mu gitondo ngo ngiye M23? M23 ni ikintu cya ni projet n'ubundi ni nk'ikintu cya ngiye numva ko ari nk'ukuntu inkotanyi zabaye ziba mu Uganda. Yeah. Bijya gusa. Ariko byonyine iryo zina ucyumva ngo M23 uhita wumva ngo ubundi ira 23 ni itariki. Nango n'amasezerano bagiranye mu kwa gatatu tariki 23. Ubundi iyo bivuze muri France babyita mouvement Mars. Mouvement Mars. Urumva yabaye ryari ubundi icyo gihe? Yabaye tariki 23 z'ukwa gatatu. Icyo umwaka. Ubundi icyo gihe byabaye urumva icyo gihe byabereye muri Arusha. Niyo amasezerano ya Arusha. Yeah. Urumva ari amasezerano ya Arusha niho hantu basezeraniye ko leta ya Kongo na M23 na CNDP urumva habagaho icyo bita CNDP ayo yarengeraga abatutsi yageraga n'indi boro bita ANC yabaga na Laurent umugabo mwiza cyane rwose imfura kundi man urumva. Rero iyo CNDP nibwo yagiye gusinyana na leta ya Kongo urukumva ko bagiye gusinyanya amasezerano y'amahoro ariko ayo masezerano akaba agamije iki? Harimo ibintu byinshi ariko mu by'ukuri harimo iby'ingenzi byari kubanza guhuza ingabo kwanza hagati muve mu ishyamba cyangwa muve mu duce twose mwafashe muze mu basirikare b'igihugu. Icya kabiri byari ukugira guhereza ukwishyira ukizana umuturage wese uvuga Ikinyarwanda batitaye ngo n'umututsi n'umundandi urumva haba amoko menshi muri Kongo batitaye ngo n'umunyamurenge uko icyo kintu ayo masezerano barayasinya. Bamaze kuyasinya ikintu cyabaye bahise bavanga ingabo bita mixage muri Kongo muri France bagita mixage bakora mixage urumva iranka rya rigumana nimwe twavuze nyine byabaye kunera hamwe. Erega bitazagira ngo impamvu M23 idakorana na leta ngo nukweri ni impamvu M23 idashobora gukorana na leta ngo bishoboke nuko M23 igira mu gisirikare cya FARDC gasanga ari muzanera hamwe zose kazisanga gushira kumva nyine byashoboka gute? Ntabwo bikunda. Abasirikare barogana barararana barasangira barakorana man yakwica still ikintu cyose urukumva. Mba numva haturutse ikibazo wenda suko babahuza ngo bakore muri grand imwe cyangwa se bakorere leta ahubwo abo bantu bazabahuza nabo sibyo nibo basubira inyuma deja bakayakwica imiryango y'abasirikare kubera ko iki ari abatutsi kubera ko handi bari n'ubundi baraharekuye n'ubundi kugira ngo M23 ibeho nuko ababyeyi babo ba kera barabangamirwaga na leta iriho ifatanyije nabo na bano zino ntera hamwe n'ubundi bakagenda bagasanga wenda nka papa runaka mu nka baramufashe baramuziritse baramwishe batwaye ngenda muzi umugabo byabaye wiva ngo papa runaka noneho nibwo byari papa si baramwishe nibwo byahise bavuga ati se gute twe tutakwirwana none ubundi kangubazi ubundi kugeza ubu ko ndi kumva twese ubundi ibyo tubizi n'abantu benshi barabizi reka ubundi reka tuganire ubundi ku kibazo murizi nyuma y'aya manama yose amaze kuba nyuma y'ibyo twumvishe ako kantu reka twarangiza
aya masezerano amaze kuba baragenda bayivanga biraba birarangira biramara n'igihe urumva hajyaho n'agisigeti kijanye yavuze ngo abanyamurenge bazobi bakongore aha si ibyo ngo bazareka ngo bakongore urumva kuvuga ngo n'abakongore rero ikiriho ni urumva brother man ikintu kiriho rata man Smith nuko ikintu kiriho ubundi ubu tuvugana nuko gisegeti we nago yemera ko bari abantu ari abakongomani nta nubwo yemera ko n'impunzi ziba mu Rwanda ari izo mu gihugu cya Kongo avuga ko ari abakongomani ari abanyarwanda bavuye muri Kongo bagiye mu gihugu cyabo akanavuga ko n'abari abandi bariyo nabo ari abanyarwanda bari muri Kongo ngo ashaka ko basubira mu Rwanda kandi shajya kwiyamamaza yavugaga uruko icyo kintu na Museveni yavuze ko anahura na Muzehe se ntabwo bavuganye Muzehe wacu aba ni abanyarwanda b'abakongomani urumva kuko icyo gihe habayeho gutandukana nyine ko no mu baganda rega mu banyarwanda nyine ku gihugu cyaka nta hantu bataba nta no gihugu cya urukumva icyo gihe rero biranga bimaze kwanga nibwo ahise nibwo babasirikare bavuga muri CNDP bari vanze na leta nibwo basohotsemo baravuga ati noneho twebwe twise M23 kama mbaye none twebwe twise M23 twebwe gute mutubeshya mukatubwira ngo tuzabakorera ibi n'ibintu tuzakora ibi n'ibi none bikaba bitarabaye urumva tuzakomeza kugumana namwe mu gisirikare cyanyu kandi twebwe abaturage bacu bari gupfa abaturage bacu muri kubatera abaturage bacu muri kubatwika abaturage bacu muri kubabaga man you got them man nuwango sinzi muri kusho kintu noneho abasirikare bahita bagenda baravuga ati urumva nyine n'abafite amaranka amakoroneri ibiki urumva bose bahita bigarukira mu ishyamba baravuga ati twebwe noneho twisemo M23 noneho twebwe ayo masezerano isi yose nimba itayazi inayamenye muvuma marsi M23 niko bese bitanye M23 ariko ubundi niba abasirikare n'ubundi bakirwanira iki kwishyira ukizana ku muntu uvuga ikinyarwanda gusa eregana n'ikindi kindi bro ariko njye hari ikintu kimwe niba nshaka kubaza ese iki gihe tugezemo turi kubona ukuntu bimeze rero na muri Kongo ese iki nicyo gihe kigeza ko abatutsi bagiye kubona okay natwe turakora ku mumani nibwo twemera ko ariko igihe cyaje kigeze cyo kubona ukwishuka ukizana cyangwa biraba nk'ibyabaye 2012 wongere barekure nuko mbona bitandukanye n'ibyo 2012 kuvuga ngo anuvuga ngo sinzi nimba rakurikiye ano manama amazi iminsi ariko ntago higeze hazamo ibyo kuvuga ngo M23 irekura ahantu yafashe sinzi nimba uri cyo ntago bigeze bavuga ngo baravuze ngo sekita agerageza aganira nako na M23 ntago ari kugerageza amahanga yaravuze ati M23 nisubira inyuma itange Kongo ariko yarabivuze amahanga yarabivuze ariko ntago muri ya nama ntago byavugiwe amahanga rero umva rero amahanga erega buriya reka nze mbabwire bro ikintu mutagomba kwirengagiza ubundi intambara bro bimwe twahereyeho hari abantu bayungukiramo manya ariko bro muri negative side hahandi rwa ruhande we abatitaye ngo ese harapfa abantu bangana gute hahandi abatitaye ngo ese harahomba abantu mu buryo ku rwego bro naga bitaye ku mazari busenyuke kuko we naga ari iwabo afite ahantu ibyo bintu ibyo ari gufata afite ari kubyohereza urakoze cyane kandi biri no kugenda kubuildinga anything big urumva bro rero nago nekereza ko ari cyo gihe tuvuga ibintu M23 ikora bizarana kwere kuyima nk'abakongomani wakabaye wabashije icyo kibazo kuva kare kino gitabo ndi gusoma igitabo cyitwa ngo Something There urumva kibamo The Biology of Human Spirit cyanditswe n'umugabo witwa David Hare iki gitabo ni cyiza byatari kuko kikwereka ukuntu abantu n'ibintu bihuye bro twaremwe n'Imana man sinzi nimba nta muntu utabizi okay reka tugendane n'ababyizera reka tugendane n'ababyizera si warimwe n'Imana si warimwe n'Imana ibitoki urya si ibyarimwe n'Imana amazi unywa amateke ibigori ibintu byose si ibyarimwe n'Imana amafi n'imvura
cyose bro iki gitabo rero kigaragaza ukuntu ibyo bintu bibayeho bihuye n'umuntu nyine aho ubushobozi bw'Imana nyine aho Imana ihuriza ibintu byose nyine niryo huriro bro ikintu mbivugiye ni uko ibyo bigira byose uri kumbaza ngo mbese ngo M23 ngo bizarangira gute M23 izagera ku byishaka M23 uzi ikintu ishaka ishaka ubwigenge bwa M23 ikintu ishaka bro yo ntabwo ishaka igihugu ishaka kuyobora ahubwo irashaka kwishyira ukizana M23 ibyo ishaka izabigeraho ambaza ngo gute iyi manda ni ya kabiri ya Gisegeti ubuse tuvuye ko azagira manda 3 kubera ko se yaririmbye yakoze iki niba barayimutwerereye zose ntingi ntabwo urumva ntabwo bigeze bamutora impamvu nkubwira gutyo urabona ubuyobozi bugenda buhinduka kandi hari kuza abajene bafite ubwenge bro je narebye ikiganiro cy'ejo bundi cyuriya wa mu ari kuvuga ukuntu ngo Kongo ubuyobozi bugiye kujyaho ukuntu life igiye guhinduka nyine biratangaje cyane kuko ngo nago byigeze bibaho muri Kongo M23 turabizi neza twese ahantu ifashe ukuntu haba hameze subizi nawe ahantu M23 yarafashe hari ikintu cyumva kiri kuhabera naho hatari haba na bujura na gusahura na gufata ku ngufu nta urumva ariko ibaze noneho yafashe ese ubundi igihe imaze muri Goma hari ikintu yigeze umva kibi bakoze ubusafi ngo ni Sarongo bari gusukura umujyi aramarara ziraba urikumva icyo kintu se bakoze amasuku urikumva bakoze inama z'abaturage bari gusanura amazu yasenyutse yangiritse kubera intambara urikumva bafashe umwanya wo gushyingura ya mibiri yaguye mu ntambara urumva nta kintu cyane gisana urumva M23 niyo yacu igihe kintu ushaka kubaza nawe ese tuvuge nk'impunzi ziri mu Rwanda mu Burundi mu Uganda na Kenya ndetse na Tanzania ziri z'abakongomani iki nicyo gihe cyabo kigeze cyo gutaha angwa bizere ko M23 igihe cy'impunzi cyo gutaha kigeze kuri zo batakiri kwitwa impunzi aho baherereye none se urabizi neza ko izo mpunzi zishaka gutaha nta muntu ukunda ari zose oya twere kuvuga ko ari zose ibyo bintu bantu byumve ko ndi kubikubaza urabizi neza ko izo mpunzi zishaka gutaha nta muntu udakunda iwabo bro nta muntu udakunda ariko guhera ubu ngubu nta n'umuntu ukunda kwitwa impunzi sinzi impamvu utari kumva icyo kintu ubundi gutaha biterwa n'aho utashye kandi nicyo usanzeyo mu gihe cyose leta ya Kongo itari yemera kwicara amaso ku maso bro imbona nkubone ngo perezida wa Kongo yicaranye na M23 avuge ngo tuganire ku meza amwe nta kintu na kimwe kizahinduka igihe cyose perezida wa leta ya Kongo atari yicara ngo yicarane na M23 amaso ku maso ngo gutya barebane baganire barebana nta kintu kizahinduka muri Kongo ahubwo ngende ko bishobora ko byahinduka ikintu mvuga kitazahinduka iyi situation iri kuba nona izakomeza ibe mpaka igihe Gisegeti azatsindirwa kuba azatsindwa kandi azatuza uri kubyumva ibyo bintu gutsindwa yaratsinzwe oya ngatsinzwe kubera aracyayoboye ndi urumva afite uruvugiro regamani bura igihugu kiba gifite icyo bita ubusugire uri kumva kiba gifite ubudahangarwa sinzi nimba uri kumva icyo kintu uri kumva mani igihugu kiba gifite conditions na privacy zabo nyine n'igihugu urumva inteko iricara ikavuga ati twebwe nka Kongo dukoze ego nubwo tuba turi Gisegeti ariko ntabwo ari we wenyine uyobora ntabwo ari we agira n'abandi bantu benshi n'abandi bantu bamufasha ku ruhande za ministeri abajyanama abanyamabanga Gisegeti yaratsinzwe intambara yaritsinzwe ahubwo ari kwihagararaho ntabwo ari kwihagararaho erega ni president none reka nkwereke nagusanga iwawe urumva
ntitwumvikana kimwe nyine ntabwo twumvikana nanjye nawe ariko ndaje musanze iwawe mu nzu nsanze ufite salo ufite n'icyumba ndaje tugiranye nyine conflict turarwanye yego nkukuye muri iyi salo yawe ugiye kuba haramwa kiriya cyumba utagaruka icyo gihe urambwiye gute wewe nyiri urugo wari usanzwe wisanzura ukava mu cyumba ukaza muri salo ukagira gute none ndaje ngiye ngukuye muri iyi salo ntabwo uzongera kugikandagira kandi uri iwawe impamvu nkubwira ko Gisegeti atari yatsindwa nuko erega buriya mani impunzi ziri hano ni nyinshi wasanga no muri twebwe harimo n'impunzi ntabwo twabitenda ariko icyo cyose kuvuga igihe cyose impunzi mani bro mu Rwanda sinzi niba mujya mukurikirana ibintu byose mu Rwanda mani baciye impunzi ibihugu byose u Rwanda ruravuga ati dukeneye abantu bacu umuntu wese witwa ngo ni impunzi y'umunyarwanda iri mu gihugu icyo cyose natahe ibyo bintu subize hari n'abatahije ubundi bavuye muri mashyamba y'umuvuzi yabo ntabwo ari impunzi ndashaka kubanza kuvuga ku kijyanye n'impunzi mani baratashye n'abagiye ryari barataha urumva baraza turatuza turakura nyine ariko birangiye haza no gucyura abacenye interahamwe ingabo zatsinzwe aravuga ati okay namwe nubwo mwatsinzwe ariko ni iwanyu mutahe mukubiye imiryango yanyu muze mu gihugu cyanyu ibiki umuntu wagiye mu gisirikare ntaza nyine biterwa n'umutima ufite cyangwa se ukuntu nyine wahindutse bingana akazwa kwa na leta nta kibazo ariko icyo twavuga nuko igihe cyose impunzi zitari zataha ntago wambwira ngo Gisegeti yaratsinzwe kuko nawe niyo tufa akoresha aravuga ati bariya ntago ari abakongomani uri kumva akanavuga ko imiryango yabo yasigaye muri Congo nayo igomba kubakurikira rega niyo mpamvu FARDC y'u Rwanda na M23 ubundi FARDC ku cyifuzo cyayo iba yumva na M23 yabajyana mu Rwanda bo bazi ngo M23 n'abanyarwanda ko babizi bo bazi ngo M23 n'abanyarwanda n'ubu niyo bari kurega na perezida w'u Burundi ejo bundi yarabivuze kuvuga ngo bafatire ngo M23 ngo n'u Rwanda ngo ibihano uri kumva icyo kintu ariko ntabwenze uri kumva kubera ko bavuga ngo M23 ngo Rwanda ngo abantu ngo bavuze Rwanda ngo ni bene wabo no Gisegeti nawe akavuga ati imiryango harimo abamama baba batandukanye urumva impunzi hari igihe uhunga ugasiga umuryango wawe umwe ugasiga ugatandukana hari igihe uhunga uri umubyeyi ugasiga abana ugasiga umugabo uzi ngo bari imbere hari igihe uhunga uri umugabo ugasiga umugore n'abana igihe abana bahunga ugasiga ababyeyi none niyo uhunze ndashaka kumva icyo kintu niyo uhunze nta kintu uhungana ntago wahungana urutoki rwo munsi y'urugo ntago wahungana umurima uhingamo ibirayi inka se wazikorera kandi turabizi neza ko abantu benshi bano bitwa bashinze ngo ni abanyarwanda bano bo mu majyaruguru ya Kivu baba ari abatunzi cyane aborozi ubwo barazimaze urashaka kuzaca inka sha ari abaginga urashaka kuzaca inka zimaze ntazisigaye ko genge uza amaforomaje abaye ahubwo se turebe hamwe muri rusange barabamenera shato urabona Goma yarafashwe Goma imaze gufatwa ikibuga kirafashwe sibyo amazi barayafunze ibyambo byacagamo nyine barabane sibyo bari kwerekeza Bukavu naho ikibuga ngo bari hafi kugifata none niba bafashe ikibuga cya Goma cya Bukavu bakaba bafunze amazi ni gute perezida uriya Gisegeti araza gutuza kuko reba ubufasha bwose yabonaga ingabo ze zabonaga hagati burafunze nyine nta hantu bafite kugira gute ngiriga numvishije ubundi n'ubu ngubu nshaka kubwira nyibumvishe voice note y'umusirikare mani wa Congo nyibumvishe ari kuvuga reka nyibumvishe ariko ni yatari ari kuvuga ngo
ngo leta yacu ngo izi ko nta musirikare uri muri Goma ngo kandi turacyarimo ngo turacyari mu mujyi wa Goma ngo ariko ngo inzara ngo yenda kutwica ngo n'abahungiye muri Monique muri Monisco ibiryo bajyaga nyine ibiryo byabaye biki bari kurya kawunga nako kashizemo nako na za biscuit nazo nazo ari guhamagara ngo bari gupfa ngo bakabashyi mbabaranye kumvisha none urumva se iriya Monisco nayo nibona biri kuyirenga irabati nta bushobozi dufite bwo kubagaburira ngo natwe twigaburire are musohoke kandi ari gutyo biri kugenda bari gupfa bakabashyingura bro araza gutanga ndadatuza Gisegeti natemera kujya mu mishyikirano n'abarabaga ase mu buntu imishyikirano iramutse bayo Goma hamuna tena hata soda moja tuko mingi sana ese wumve usobanure ariko nta kibazo ndio ndugu kama inawezekana unalansita hata kubakubwa pelete hata bakubwa bayulu banawazaki umu Mgoma hamuna tena hata soda moja tuko mingi sana tuko ba mingi sana tunafuchama tu pale vile Monisco tena njoo anatoweka mimi Monisco naye chakula ya kutupashia inaanza isha unaona banaanza kutupashia boîte ya sardine deux personnes kwa boîte moja boto na dame tu vile sama maya juu pate maya kunya problème tuko tunalala paka chini depuis le siku tile unaona ba master tu wanaanza kufa moya tena wiko na kufa tunabazika paka mu lupango wa Monisco uriko mu cyakino bavuze ngo umuntu ari kujya apfa bakazinga bakajya kumuta umva naona sasa ile Monisco na chakula ya kutupashia inaanza isha aba Monisco ibiryo bari bafite byo kubaha byarashe boîte ya sardine deux personnes shina boto na dame tu vile sama maya juu pate maya kunya problème amazi ikibazo tuko tunalala paka chini depuis le siku tile unaona ba master tu wanaanza kufa moya tena wiko na kufa tunabazika paka mu lupango wa Monisco naona sasa ile Monisco na anaanza tuchoka juu vile alianza kutukamata mbele na njoo vile iko akingalika na tukamata tena basi Monisco na inaanza tuchoka jude igisi iko na kutukamata mbele haiko igisi iko na kutukamata leo tena akashaka kubatwara nabo aho twaraze bari nuwango bari muri Goma intambara yarabaye barahunga bahunze bamwe bongera mu Rwanda abandi bajya muri Monisco abandi bajya out of Goma none umva basigaye uziminduki depuis ile siku Monisco alisemaka juu atufiche foto kana tukamata tena tuliweza ka deposer minduki depuis ile siku Monisco alisemaka juu atufiche foto deposer minduki siki hapa hivi tuko tu mteni tunakala hivi tuko saba civile me kaka tusaidie sana bakubwa bayue kama basoda gouvernement bakingaliki umu hivi Mugoma me tunafichama tuko ba mingi sana basoda ba gouvernement bo bari kurira Muse ajari kimwe jakoze. Eske iyi ntambara n'itsinda. Nabyo tuyifuye nabwo nibyo twifuza twese. Iyi ntambara ni M23 mara kwitsinda ubundi. Urabona Kongo izayoborwa n'abarwandafone cyangwa izakatwamo. Iyi Kongo nago ubundi nkuko mu gisharya bivuze nago M23 ifite objectif yo kuyobora Kongo. Yo ishaka mureka abaturage babeho. Mureka abaturage babeho mu buryo bungana. Reka abaturage bisanzure. Nimbuzi kubaza ugende ujye kubaza ugurishe ibyo wakoze. Nimba uri umuhinzi ugende uhinge birayi ugurishe usagurira amasoko. Niba uri umworozi ayo mata agere ku bantu bose. Abana bige kumva icyo nibiramuka bibaye gutya bagahuza gutya umva ko nihomeze kwibarwa n'abantu bayiyoboye iyo ideology tazongera kugaruka muri abaturage ba Kongo ukuntu bimeze ngiye numva kugira ngo Kongo ibone amahoro nyine bana batubona amahoro yabo
ari uko Kongo bayicamo kabiri cyangwa bakavuga bati izi ntara izi Kivu bashobora kutayicamo kabiri iyoborwe na Kongo ariko yigenga bashobora kutayicamo kabiri ariko icyo bashaka Tshisekedi urumva aracyabangamiye nyine ya masezerano bagiranye ariko ubu ngubu aho bigeze ubu bitewe n'imyaka bamaze bayaharanira aho ngubu aho bigeze ubu ngubu icyo bashaka ko avaho sibyo avaho akayobora uzagendera kuri kwa kubahiriza umuturage arabaho neza mu gihugu cye umuturage arabaho ntawe umubangamiye sibyo batagenda kwa ati ubu bwoko n'ubu gucyabirajya ngo babangamirwe wapi ubwo wadesha Tshisekedi we aracyatsindagira nyine ubwoko bumwe araryamira ubwoko bumwe kandi n'ubwo bwoko buri mu ruhande rwe ntabwo bubayeho neza ntabwo naguweho neza nyine ninde se weho neza muri Kongo kuko urumva deja niba ninde niba nanjye nashize muri Kinshasa wenyine nawe nagaweho neza ntabwo ubona hariya weho neza se ariko utekereza ko waba ubaye muri Kinshasa ariho wavukiye ariho umuryango wawe wose ubariho nyogokuru wawe bariho abana bawe babariho none se gute turagirana utekereza ko njyewe nubwo naba muri Kongo sibyo utekereza ko naburamo abantu bari relative barahari benshi utekereza ko wowe wababuramo nubwo naba ntabazi nubwo waba utabazi utekereza ko babura rero kubaho nabi ubu ni ubwo utekereza ko umuntu ni Kinshasa n'abavandimwe cyangwa inshuti z'imiryango cyangwa n'imiryango iri Goma cyangwa n'ibyo bikubera intambara kubaho nabi kwabo baturage ubuse bira bisasu bateraga uwo muntu ubayeho neza Kinshasa yarashoye imari muri Goma ubwo abayeho neza gute urumva ntabwo bitoranya intambara nakiza cyayo bro nyine impamvu abaturage babayeho nabi nabo kandi atari n'abatutsi urumva bavuga ngo niba ndi umuturanyi wawe sibyo ndabyutse sibyo bitewe n'ukuntu numva nimereye ndaje ndagukinguje mfite imbunda kandi sindi umusirikare ndi umuturage usanzwe ndakurasa ntawe ufite wo kuyakundega harahari ariko ntacyo byatanga urumva mbese urumva ko umuturage abayeho neza umuturage kubaho neza ni ukugira umuyobozi mukuru sibyo umwumva niba ngize ikibazo ntaza nkajya avuga ati ngiranye ikibazo na mugenzi wawe uradufashemo rero ikintu wowe wabazaga reka nyigusobanurire nuko nyine dushaka kugira ngo tubaze tubiganireho urumva wowe ushaka kwibaza ngo M23 izategeka Kongo nicyo uri kwibaza nanjye nabyibaza n'undi wese yabyibaza abantu wenda bazajya kino kiganiro bazatubwira wenda muri comment ntabwo M23 ntabwo yayobora Kongo sibyo nawe subiye kuyobora ntabwo yayobora M23 ntabwo kuyobora Kongo ishaka abantu bagire ni ukuvuga ngo ni abarevolutionnaire niko nabyita njyewe subazi abahindura amatwara ibi bintu uko biri ntabwo ariko byakagombye kuba biri muhindura ibi ubuzima bukomeze urikumva ngo ikintu kiriho M23 yo hariho inkambi zirenga hari inkambi ya Nyabiheke inkambi ya Mahama za Mugombwa za Nkamira zahe inkambi nyinshi urikumva ariko izo nkambi zose zirimo abakongomani bavuga ikinyarwanda urikumva navuga igiswahili navuga igifaransa navuga amaringara navuga ibiki abakongomani nyine ariko kugeza ubu nta munzi yifuza gutaha kubera ko nta mahoro ari muri Kongo ariko umunsi amahoro yabonetse bro nta muntu wanga iwabo maniga nderega uzaza waba uri mu mahanga utewayeho neza umeze ute ntabwo wagira agaciro nk'umunyagihugu ni ukuvuga ngo aho wajya hose njya mbabona hari impunzi ziyubatse bro zirahari njya mbabona hari n'umuntu muhura rwose hari mu mujyi wa Kigali ameze neza kabisa ukumva ngo ni impunzi kandi ameze fresh afite inda azajya kubahwa cyangwa modoka cyangwa akamoto ukumva uburenganzira yego tuba tubufite ukumva bungana ariko hari aho bugarukira bro ariko hari aho bugarukira kameme nk'umuntu utari wabo niko mi cyangwa biragaragara
ntiwagura ubwo butaka kuko ntabwo babona amafaranga yo kubugura nabo baba bateje imbere ni babandi bafunze umwuka nyine akavuga ati kansabe ikibari wenda njye hanze y'inkambi hari imikorere wenda gutya urumva nubwo wenda abantu bishobora kugorana kwiyubaka ariko n'ubundi ubwenge wakoresheje wiyubaka no muri Congo ukoresha ugeze no muri Angola no muri Suwede na ariko baravuga ngo imbaraga zikubyutsa mu gitondo ujya kubaka umuntu wajya ubyuka mu gitondo ukazikoresha wiyubaka bivuze iki niba ufite ako kazi ubyuka mu gitondo kare ukajya mu kazi ukajya gukorera umuntu ufite imbaraga zirenze ubushobozi bw'imbaraga ukoresha ukorera uriya muntu wakoresha wikorera ni ukuvuga ngo ibyo bintu uvuze nibyo kubera ko uwo muntu nimba ushobora kumukorera ibyo ashaka akabigeraho ku rwego abishaka ku rwego abishaka we akaguhemba mu byavuye muri iyo wakoze wewe wemereye gukora none aba ari wowe uri bwihembe wakora bikarenga ariko ubwenge tu musaragiye ariko rero reka mu by'ukuri reka mbabarira reka kano kantu tukaganireho abantu babayeho nabi impunzi zibayeho nabi gutya turi kuvugana impunzi zibayeho nabi impunzi zibayeho nabi kuko hari umwana usanga amaze nk'imyaka 10 mu nkambi ariko atari yabona mama we atazi nimba ari muzima atazi nimba yarapfuye urumva ubwo uwo mubyeyi we ahari ameze gute umutima wenda bro impunzi zibayeho nabi ukareba ukuntu ufite imyaka 50 udashobora gukorera n'igihumbi ku munsi bro udashobora gukora igihumbi ku munsi wabona n'ubwo bushobozi bwo ukaba ufite izo mbaraga ariko nta hantu ho gukora kakadavuga ati kakantu nyine kaba kanditse ku cyangombwa cyawe n'impunzi urumva tugira kariyeri zitandukanye twese ntago hari ibintu utakora uri impunzi ibintu turabizi twese ariko ikintu nshatse kuvuga ni kimwe uburemere bw'iyi ntambara iri kubera muri Congo ntago abantu bafata bingana M23 mani iri mukuri abantu bazara kino kiganiro nimba ukunda M23 uzabigaragaza ukumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntago twese twaba abasirikare urumva kuko nta gihugu kitagira abaturage cyane ariko se uri muturage nyabaki ese ushobora kuyifasha ku rwego rungana gute ushobora kuvuga mu buhe buryo ushobora nyine uri proud y'icyo gihugu cyawe mu buhe buryo niba utayibonye izo mbaraga zo kugerayo ni defend niba mani n'ubundi urubyiruko rwagutse rukavuga rushoboye kuba kushyira muri rukavuga bro bakavuga kuko nimba wowe ntabwo ushoboye gufata imbunda ariko byibuze kuvuga uravuga ushobora no kubona bishoboye ariko utazi uburyo wabigeraho kuko ntago nose M23 hari n'abantu musa M23 kuri televiziyo cyangwa kuri radio gusa atazi ngo muri Congo ni kandi ariko akumva ibyo bari kurwanira nibyo akumva okay akanumva ko bari kumurwanirira of course umwana ageze mu nkambi afite imyaka abantu hari n'abavukiyemo oya uretse kuvukiramo wagezemo bwa mbere ari impinja afite umwaka umwe right now cyangwa mu nkambi ya mbere I think yo ku Kibuye ubu ni umugabo afite abana batatu ahubwo yaratinze hari n'abafite n'abuzukuru natekereza none uvukiye mu bunzi ubushakiyemo papa wawe urimo ubusazimo undi mwana aza gusaziyemo man njye ntekereza ko abana benshi n'impunzi bafite depression mu mutwe batazi uburyo zimeze zaraturenze ntabwo byabura uzabibona kenshi mu buryo butandukanye depression ntabwo ari izi zo kugenda ngo ubaye umusazi depression ubundi ikintu kitera ni kwa kwitekerezaho ariko uko witekerezaho mu buryo buri letari sibyo ariko udafite ni kwa kundi ufata byibuze nk'isazi ukayishyira mu gakombe ari nzima ugapfundikira yikaraga gutya ariko idafite ahantu inasohokera nyine uratekereza byinshi kawe se nabona akazi gute ese nkabonye sibyo nkabonye ese niba nkabonye nzabasha gukuramo iyo pantaro igitenge cya mama deja urumva ni bya bitekerezo bwenda tekereza byagutse ariko ntago afite aho kumenera
akabyumvise ibyo bintu wabyumvise ahubwo se aratekereza akavuga ati se umuntu w'umugabo bro wenda reka tuvuge mu buryo buri kome mu buryo rusange sibyo hari abantu bavuye muri Kongo ari bakuru impunzi zihora ziza bro hari n'abantu bamaze n'imyaka 2 mu nkambi cyangwa n'umwaka cyangwa n'amezi angahe n'amaze 10 n'ingahe n'amaze muri 20 na ukumva ariko icyo nakubwira cyo nuko umuntu w'umugabo avuye muri Kongo afite amasambu yarasize ya mirimo yikoreraga afite amasambu afite amatungo maremare n'amagufi ukumva umwana araryigi aritogosheje ariko ye munsi y'inkoko gutya harangwa amata yicaye hano munsi iwabo inka imwe cyangwa ebyiri ziziritse hano ku rugo izindi ziri mu biraro atayaguze ukumva hari story hari umugabo wagiye kunywa amata arangije arahaguruka atishyuye ntabwo twe tugurisha amata aragenda umudamu aramukurikiye aravuga muze ko ugiye utishyuye ngwiki ngo amata baranyishyura ngo yemwe ngo nanjye uzaze nyaguye uzaze ngukameresha urukumva iyo nayo ni depression ni wa mugani bavuga ngo kamenyero yenze nyine hari ibintu ukora hari ibintu byukora urukumva manje bikarenga ubwenge bw'umuntu nyine ku buryo adashobora kubyumvisha nose reba urukumva manje bigasiga nk'akeza bro sibyo kuko ubwo duseka biba bibabaje mane ko nyine kuko mane mugisha sibyo reka nkubwize ukuri ntago jewe n'abana naramenyereye kuyira abana banje amashuri amadolari 100 urukumva ibihumbi naramenyereye ngewe kugenda umugore namugurira ibaze y'amadolari 100 kubera iki nejeje ibishyimbo nahurishije ikimasa nejeje ibirayi urumva uzi nyine sosovu iyo incomes ukumva ukabuzi ngo ngewe ninjiriza ejo mu gitondo ukabyuka ugasanga ingamba ari kuzitema maniga ukabyuka mu gitondo ugasanga umuntu ari munsi yiwawe imibyari yayikase ejo nawe azakugeraho abategereje yuko isasu rivuga iyo nyibura ni wazarendo iyo yumvise FARDC itivuga ati tubafashe bagahita bajya kwicara mu ventura n'imiryango yabo kuko erega mu ventura bari abantu mubona ni abantu nkatwe bro ariko imiryango yabo nuvuga ngo ngiye nimba ndumwana w'umusore navuga ati bitewe n'ukuntu mu ventura ngiye numva irwanira ibintu by'ukuri iri kurwanira bya sokokuruza ubutaka n'ubwacu bara erega nitwirengagize ko abantu bari kurwanira baraharazwe n'abahasogokuru abantu bari kurwanira baraharazwe bro baraharazwe n'imirage rero nta kuntu waza ngo ufate umuntu nimba nyirakuru yaramusigiye akahabyarira umwana agakora akashakira umugore nawe akahabyarira undi mwana n'undi akabyara twese turabizi ubwo uhita nawe wumva ko ari iwanyu nyine si iwanyu kandi aba ari nabyo abari iwanyu rero leta ikaza ngo hano ntabwo ari iwanyu ngo musubire iwanyu gute turasubira iwacu iyo ntambara iri kuba ni ya M23 na FARDC ariko mu by'ukuri ntago iteganyije kurangira mu gihe cyose umunyarwanda akitiranywe n'umukongomani mu gihe cyose umunyarwanda akitiranwa n'umukongomani ntago iyo ntambara iteganya kurangira urumva kuko nimba wowe ubwawe uzi neza ko uri kavukira muri Kongo undi muntu akaza akavuga ngo wowe ntago uri umunyagihugu wowe uturuka mu kindi gihugu iki niki swat icyo gihugu ntaranakigeramo nakizi swat nta n'umuntu n'umuziyo nta mutungo ufiteyo umutungo usoho ugira gute nta n'umuntu uziyo numva ari ukuntu bavuga ati wowe uri uwo kwa runaka kandi runaka yabaga hari ntuzi nta runaka w'ubuze nta ikibazo cye cya gatanu ntaho ngaho ni ukuvuga ngo njyewe mani ejo nari ndi i Nyanza twize amateka y'ubwami bwose bw'u Rwanda
nubwo wenda bavuga ngo ni abanyarwanda, yego hari mu Rwanda, ariko baranaga ari abanyarwanda bavuye mu Rwanda ngo bajye muri Congo. Ahubwo nibyo twahereyeho bavuga ati ngo turakase ngo hano ngo naha ngo hano ngo naha, sibyo bro? Bakase igihugu bagisigira 25% uru Rwanda 1/4 cy'ubutaka nimwe bavugaga babijyana. Rero iki turaje inshinga twebwe nge bundi mu izina wenda ry'urubyiruko mu izina rya Bakame Kane muri iSmart House. Ikintu cyo navuga, mwakoze kudutumira, mwakoze no kutwakira, ariko tutirengagije ko imbaraga z'urubyiruko ahanini ziba zikenewe mu buryo bwose, iburyo ibumoso cyangwa se imbere inyuma, mu bintu byose nyine haba wenda mu mitekerereze, mu mikorere, mu mivugire. Ikintu kiba kiriho ni uko twebwe ubwacu twashyira hamwe, uzanye ibitekerezo byawe nkazana ibyanjye, nawe ukazana ibyawe, dushobora gukuramo ikintu kinini, kandi icyo kintu haba hari n'andi maso rigatureberera bro. Buriya ngo iyo ukoze neza birivugira. Rero dushyire hamwe nk'urubyiruko, tubohore abakongomani bavuga ikinyarwanda. Okay, thank you Bakame Kane. Mwakoze kwitara muri iSmart House. iSmart House nagenga nzagaruke, ariko turashaka ko bwibuze buri muntu, amasaha yagiye twakoresha iminota myinshi cyane, ariko byibuze ni nk'iyetekawe na akaye gapfunyika wa umwana wese witwa ko ari umukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyane umwana uherereye mu nkambi izo tuzi, Nyabeke, Mugombwa, Mahama n'izindi zose, yewe n'uri kota amasinde, ni wowe butumwa mu muri kino gihe, ni akaye gapfunyika wa mu masegonda makeya ku kintu cyiko. Smith, nawe nuko kagero ikintu nababwira, bikomeza kwitekerezaho cyane, kuko witekerejeho cyane nanone ikintu udafite igisubizo birangira ugize depression. Ahubwo mbere yo kugira ngo utekereze icyo cyagutse cyo hirya kure cyane, banza utekereze ibiri aho hafi, uvuga uti se ubu buryo ko bubonetse sinabukoresha kugira ngo ngire kuri iki kintu, sego none kuba tutari mu gihugu cyacu ntabwo byatuma tudatekereza, tudakora. Ibyo ntabwo byadutsikamira, ariko nanone dukore tunatekereza ko hari gakondo yacu. Gakondo atari ahantu turi, gakondo ntabwo ari ahantu turi. Gakondo naho byahereye. Ikintu rero ngiye nabwira umuntu wese ufitanye isano na Congo, ube uri umukongomani cyangwa uri impunzi yaturutse muri Congo, ku myaka waba ufite, ariko cyane wenda ino message irareba urubyiruko. Mwiga amateka, mumenye ko igihugu cyanyu ari icyanyu. Soma ibitabo, hari ibitabo byinshi bivuga ku mateka ya Congo. Ushobora kunabonye abajene benshi bafite amatelefone agezweho, smartphones, they have all the things you need. Ngo muri smartphone habamo ibintu byose. Soma igitabo, ushirike ubute, uganire na bagenzi bawe, mu sharing a mind, ariko wegere n'abakuru. Hari abasaza nk'uko twabivuze, hari urubyiruko rw'abakongomani b'impunzi ba mu Rwanda ariko batazi muri Congo. Ino message irabareba. Reba papa wawe nimba utamufite, urebe sogokuru nimba utamufite, urebe nyogokuru nimba utamufite, urebe mama wawe cyangwa se urebe abaturanyi
amateka akuganirize amateka akubwire akantu n'akandi, uzasanga kuba wowe uri impunzi atari amakosa yawe, ahubwo ibisubizo cyangwa igihe uzamara utinze muri ubwo buhungiro niyo makosa yawe. Sinzi nimba uri kumva icyo kintu. Kuba uri impunzi rero ntago ari ikibazo cyawe, ariko intambara kugira ngo ihagarare cyangwa se kugira ngo ibintu bijye mu mucyo tubizabigiramo uruhare. Rero mureke dufatanye tubohore abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ntabwo ari abanyarwanda. ikindi kintu nanone kiri mu rubyiruko, nyine twese turubyiruko, hari ikindi kintu cyo burya nujya mu bintu byose mu masaha 24 uzamara nyine uwo munsi wose ukirirwa udafite ikintu ukora ukajya kuryama, nta kantu na kamwe gato kangana urwara gashya wize mu buzima bwawe, ngo uri guhomba. Gerageza ibyo bintu wabipostinze. gerageza ugira akantu umenye gato, ejo ureba kandi ukwezi kuzakurangira ufite iki creativity yawe. Akandi kantu navuga, wenda reka nkabwire mwebwe turi kumwe, ubwenge burarahurwa. Ikindi ujye witondera ibintu uvuga, ahubwo ugire inyota yo kumva ibintu abantu bavuga, cyane ko hari n'igihe uzajya usanga ibyo wari ugiye kuvuga undi abivuze mu buryo bwiza kuruta uko wari kubivuga. Rero Kongo ni yacu nk'abakongomani. Kongo izagira amahoro biduturutseho. Kongo rero izabohoka ariko tugize uruhare twese nk'urubyiruko ndetse n'imbaraga zacu muri rusange zo kugikunda no kugikorera. Direct Media Rwanda nakagaruka. Turashimira cyane abayobozi bakuru ba M23. Turashimira Dukundi wacu